ine ndayimuhembeshereza yarangiza akagenda akayatwara akibikira, atubwira ko ari umuntu twakoreye mu izina rye. Muri uyu murenge wa Ntyazo ababangamiwe n'inyerezwa ry'amafaranga ahembwa abakozi ba Baringa muri VUP bigizwemo uruhare n'abakapita babo n'abakora imirimo y'amaboko batunganya imihanda y'ibitaka. Nk'imba nkojewe ndi muri VUP nkakora imibyizi 5 nkasanga banyandikiye imibyizi 10 cyangwa 15 arambara ya mibyizi 5 yayindirenzeho y'amafaranga asabe ngo ayijyanire ame minota y'igihumbi yonyine andi yose ayijyanire. Cyewe ubwanjye nkora VUP, ariko muri VUP ndakora narangiza ngataha imibyizi yanjye yarangiza agashaka kuyindya. Nimba agiye nakoze nkasiba, iyo yongeyeho arambwira ngo genda uyimpembeshereze. Nimba narayikoze ari imibyizi 10, nimba ari imibyizi 10 tugenewe, ngiye nkaba narakoze 6, ariko igihe nimba nakoze imibyizi 6 yayindi mbona y'ibihumbi 9 yarangiza akayihembesha akambwira ngo nimuhembeshereze. Ushobora kuba uvuga ati nzakora imibyizi 5 akakwandikira imibyizi iyindi 5, yamara kuyikwandikira yayindi 5 we wakoze ukayihemberwa, ariko we yayindi yagukoreye mukaba ariyo mugabana. Barasaba ko inzego bireba zakurikirana iby'iki kibazo kuko amafaranga ahembwa abakozi batakoze yagakwiye gukora ibindi bikorwa by'iterambere n'imibereho myiza y'abaturage nk'uko bakomeza babisobanura. Igihombo dufite ni kingiki nuko iba leta, ntago dushaka umuntu wiba leta kuko ni leta ni yacu, ni igihugu cyacu, bareka kutwiba ayo mafaranga akagize n'ikindi ayo mashanyarazi ayo mazi abo batishoboye tukaguramo n'amabati n'ibindi ibi bikwiye leta. Rero nicyo twebwe tudashaka nk'abaturage. Icyifuzo cyacu turashaka ngo nimba twakoreza imibyizi yacu ibe yayinde tuyihemberwe, wa wundi ahemberwe ibyo yakoze nibe leta, kuko yacu 6 tuba twayibonye bakanadukata kuri sako n'umufuragiro wa sako tukawubona. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ntyazo Muhoza Alphonse we avuga ko iki kibazo aribwo kimenye bityo hagiye kugikurikirana kigahabwa umurongo. Twazakurikirana tukareba haba aho biri tukabikurikirana, ahubwo tunasaba abaturage kuba ahubwo baduha nayo makuru bakatwereka aho byaba byarabaye kugira ngo dukore ubugenzuzi bwimbitse, ababa babikoze babihanirwe. Gusa twebwe iyo kese ntabwo twari twahure nayo, ubwo waba afite amakuru yazayaduha kugira ngo tuyakurikirane uko bikwiye. Yakurikirana kumva uko bimeze, ariko twagira inama ko baduha ayo makuru ahubwo kugira ngo tubikurikirane aho bigaragaye waba yarabikoze abe yabihanirwa, ariko ku rwego rwacu nta iyo kese twari tutarayumvaho. Usibye ibi abaturage bagaragaje ngo hari nabo abakapita babo birukana bagakomeza kubandikira imibyizi amafaranga akazajya mu mifuka y'abakapita. Bifuza ko byose byakosorwa kuko ngo usanga amasaha menshi yo gukora abakapita babo bayamara bacyocyorana nabo bakoresha babashakaho urwitwazo ngo babirukane bongera umubare wabo bazahemberwa batarakoze. Ushobora kuba yenda jyewe nanditsemo nkakora, noneho twagirana ikibazo na gapita agahita yiha wa wundi utigeze ukora ugahemberwa ku izina ryiwe. Mu karere ka Nyanza nari Rukundo Emmanuel, Isango Star.